komisiyo yo gusezerera abapastori, komisiyo yo gutaha urusengero. Reka mbihereho nyakubahwa bishop. Iyi geste Remera yakoze nkuko Jean Paul yavuga ati ntibazavuge ko diocese yubakira abapastori cyangwa ibaha imodoka, ariko nibwira ko hari ikintu dukwiye gutekerezaho. Buriya ni challenge. Remera haya ndi maparuwase hazagira umupastori wacu wongera kuva mu nzu ya paruwase acidiko nataza aho mujyana. Iki rwose dukwiye gushyiraho systems kandi bigategurwa kare, ntibize bitunguranye ku munota wanyu. Ndagira ngo mperaho ngaho nshimira abakristo biremera, mwabaye intwari. Murakoze cyane. Amen. Yarakoze cyane chairman. Nyakubahwa bishop, banyakubahwa bishop na bishop bahemuka n'abandi bashyitsi mwese n'abagenzi banjye b'abapastori, nagira ngo wenda nkore rectification gatoya kuri kibavuze kugira ngo Jean Paul ataza kugira ngo inka ye bayiririye mu nzira. Iriya nka nizayo zagiye zigenda, zimwe zagiye mbere nkuko tujya tubigenza. Hari inka yifata rembo yagiye mbere, hanyuma hari n'inkwano zagiye zikurikiye, hari n'inyana zigiye ubu ngubu, kandi hari n'indi buriya ashatse yabibara ko twakoze inama hamwe, wenda tubibabwire kuko iyo abantu basabye accountability turayibaha. Kiriya ni igikorwa twakoze kugira ngo tumufashe kugira ahantu haba, ariko hari n'umupolisi ntabwo yarazi ko ari gesini ya pastor hano. Umuntu yaraje ahagarara hariya, hanyuma aravuga ngo yabuze aho arara, ndamureba, hanyuma aramubwira ngo ariko ngo hari umupastori ngo ucumbikira abantu. Arakabona umugisha Jean Paul ngo hariho abacumbikiye, bene abo ngabo bacumbikira n'abamarayika, Imana izaguha umugisha guherekeza. Buri impano Jean Paul afite yo gusura abakecuru n'abarwayi n'abandi bageze aho batakivuga ngo abantu bumve. Nigiye ubibibwiriye, nta urimo kunsebya, nta urimo kunkritika, iyo ntayo ngira. Jewe rwose ntuzambwire ngo ujye gusura abarwayi, that's not my gift. Nshobora kujyayo nkabasengera kuko umuntu asabye ngo njyeyo, ariko bya bindi byo kumenya ngo ninde warwaye, ninde washaje, ninde wagiye hehe, iyo mpano Jean Paul yarayifite kandi yibwirije. Ntabwo bamusunikaga, jewe bisaba kunsunika, we ntabwo bamusunikaga. Iyo rero ni impano, kandi ujye wemera impano udafite, ujye yadimira mu bandi. Iyo Jean Paul yarayifite. Ni nayo mpamvu 2019 twakoze inama, numva giye ndacidikoni, baravuga ati Jean Paul turamushyira muri paruwase. Ndareba ndabona ko Jean Paul ndamushaka, bati turamushyira i Kanombe kuko Kanombe ikeneye umupastori. Ndabona ariko mwanyemerera tukamutiza, kuko kumutiza Kanombe ubwo byabaga bimpaye uburyo bwo kuzamugarura Remera, kuko hari ikintu yankoreraga abandi batagira. Rwose ibyo ngibyo sigiye uzawuyobora Remera igihe nkubitazaba arimo kubikora, ariko nzaba ndi umukristo hano, nzareba niba bikora nka Jean Paul. Kandi si ukugusuzugura, buriya mujye mwemera impano mufite, muzemere izo mudafite mwemere ko zidahari. Ushobora kuzabikora bagusunitse, ariko niba uyifite nawe ubwo igiye. Mu magambo magufi nshimire abantu baremera cyane, mbashimire urukundo mukunda abapastori banyu, kandi mbabwire ngo mukomereze aho ngaho. Hanyuma icyo navuga, burya mu Kinyarwanda nta nka mbibaho. Hari uzi nka mbira, biterwa naho uyiragira nuko uyiragira. Rero nyakubahwa Antoine, nta paruwase mbi burya ibaho, ahubwo biterwa n'umushumba. Iyo uragiye nabi ukaragira ku kara, ukazisunikira mu muhanda hagati kaburimbo, imodoka zikazigonga, ntuziteho, ukaziryamisha mu mase, ubwo se ku mugoroba uterura icyansi ukajya gukama.
Yes. Ngwino hano. Ngwino. Uri Mana. Remera. Kwepingira abantu. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Nubaka amateka muri uyu muryango nubwo ntayongira menshi, ariko n'umunezero ukomeye cyane. Dufitanye amateka maremare, yewe umuryango wanjye n'uru rusengero n'iyi paruwase hano ndetse n'ibindi byose bihakikuje. Ndashima Imana rero kongera kuba hano, n'umunezero mwinshi cyane, kandi ndashima Reverend Jean Paul wantumiye. Yanteguje kera maze amezi 3 mbizi ko nzigisha hano ku munsi we wo gusezera. Rero nindamuka ntakoze ibyo umutima wawe ushima, ntabwo biri kuri we, biri kuri jewe. Yaranteguje rwose. Amen. Yaranteguje, aranteguza, anansaba yuko nzavuga kugusoza neza. Icyo bivuze ku mukristo kugusoza neza kuri uyu munsi ari masoza. Rero ndagira ngo mu magambo twasomye twifashishemo abagabo babiri, umwe witwa Barizirayi n'undi witwa Paulo. Bombi umwe yavugaga uko yifuza gusoza, undi ndetse babimwanditseho kandi byaragaragaye. Amagambo yo muri Bibiliya, amagambo dusoma buri gihe ariko ariho kwizera kwacu gushingiye, ntabwo tuyasoma kuko ari inkuru, ndetse kuba yaranditswe kera sibyo bivuga yuko ariyo yonyine, aribo bonyine bandika. Abanditse aribo bonyine bandikaga icyo gihe, hari abantu benshi bandikaga, ariko ntabwo ayo magambo tukiyasoma. Ayo dusoma nayo twita ijambo ry'Imana n'uyu munsi. Bikubwire ngo amagambo uri bwumve hano ntabwo ari ayanjye, kuko nyewe sindanarangiza. Ngiye kuvuga kukurangiza, sindanasoza n'ibyo ndimo nkora, ndacyafite igihe imbere. Ibyo ngiye kuvuga rero nibyo nizera cyane yuko nabwirijwe n'Imana, uko umuntu asoza neza. Si ibyanjye rero. Nubyumva ukabishyira ku mutima, urabona amahirwe y'abumva iby'Imana bakagira bate, bakabishyira ku mutima kandi bakabikurikiza. Haleluya. Ndashaka kugira ngo duhere ahangaha havuga ngo ntabwo wasoza uko watangiye. Amen. Ntabwo wasoza uko watangiye. Uvuka abo mu muryango wawe barabimenye, ahari n'abaturanyi barabimenya, n'abandi bantu baho hafi barabimenya, ariko nta nubwo bamenye ibyabaye. Abenshi ntibamenye ibyabaye. Ubaho, urakura, hari n'abana bakiri ahangaha nabo batarakura kandi bazakura, ariko ntabwo itangiriro ryawe urigiramo uruhare, n'iherezo ryawe ntabwo urigiramo uruhare. Ariko ndagira ngo nkubwire, uko watangiye si kusoza, uko wabayeho ni kusoza. Uko watangiye si kusoza, uko wabayeho ni kusoza. Iyo ugiye gusoza neza kwawe guterwa nuko wabayeho, guterwa nuko witwaye, guterwa n'imibereho yawe, guterwa nuko wabanye n'abandi, guterwa n'urugendo wagize rw'ubuzima kuzageza ku musozo w'ibyo usoza ibyo ari byo byose. Wasoza mu kazi uko wakoze, uko witwaye mu kazi, nibyo bigaragaza ukuri musoza, cyangwa se nibyo bigena iherezo ry'imikorere yawe. No mu buzima nuko, mu buzima busanzwe uko wabayeho niko kugena ukuri busoze. Niba usoza neza, niba usoza nabi, uko watangiye umurimo ntabwo ariko kugena uko uwusoza uko wawukoze. Iherezo ryayo
bigaragarira mu mikorere yawe, bivuga ngo bigaragarira mu mibereho yawe. Umugabo rero witwa Barizirayi, Bibiliya itubwira ngo yari umutunzi, yari afite ubutunzi bwinshi, ariko yari na mukuru, yari amaze imyaka 80. Amagambo mwumvise yavuze yavugwaga n'umugabo umaze imyaka 80, ufite inararibonye, uzi neza ko yakoze neza, uzi ibyo yakoze yuko ari ibikwiriye, hanyuma ku ndunduro y'ibyo yakoraga ntibyamutera ubwoba, ntabwo byigeze bimutera ubwoba. Njye ntekereza aya magambo nayatekerejeho, murumva ko bayambwiye ko nzayavugaho igihe kinini, nayatekerejeho igihe kinini. Ntekereza uyu mugabo, nkunda gutekereza iteka iyo nsoma ubuzima bw'abantu bo muri Bibiliya, kongera kugaruka nkabwigereranyaho, nkavuga ngo yiba yari jyewe nabigenza nte. Tekereza nawe umwami akubwiye ngo twambukane, imyaka wawe ufite yari yo yose, unagejeje na 200 ahari, wavuga ngo reka tujyane, niyo ngiye isigaye mikeya tubane. Ariko Barizirayi aravuga ati, mbese shigaje imyaka ingahe? Niki kinjyana i Yerusalemu? Niki gituma nambukana n'umwami ubu ngubu? Shigaje imyaka ingahe? Mfite imyaka ingahe? Ese niki kikinezeza ubu ngubu? Ikitaranejeje niki kigiye kunezeza? Niki kigiye kunezeza? Paulo nawe aravuga ngo ibyo yari afite, ibyo yari kubonamo indamu, ibyo yari kumubera byiza, yarabivunje byose, arabireba asanga nta gaciro bifite, ahubwo afata iby'igiciro ibizamuha iherezo ryiza. Ariko twebwe ababa muri iyi si, muri iki gihe, ab'isi ndetse natwe, iyo bigeze mu mikorere, iyo bigeze mu mibereho, iyo bigeze mu myitwarire, uwo umurongo udutandukanya ntabwo ugaragara, ntabwo ukunda kugaragara. Twitwara kimwe. Nahoze mbwira abantu ba mu gitondo, umuntu wambwiye inkuru arambwira ngo abantu benshi iyo bageze mu kiruhuko cy'izabukuru, hari abo bakura mu biro babakurura banze kuvamo, hari abo bakurura kujya kwaka ibikoresho bakoreshaga kubera yuko banze kubisubiza. Hari n'abandi ugera mu biro bye ugasanga ibintu byose byari mu biro n'ibyo atazanye yabitwaye, biri mu makarito, bakajya kumusaka. Kuko mu mitekerereze y'isi, ntabwo umuntu atekereza yuko azarangiza, ntabwo atekereza yuko azakomera, kwa gukomera kukazagira igihe kukarangira, ntabwo atekereza yuko azagira imbaraga, za mbaraga zikazageraho zikarangira, ntabwo atekereza yuko buri kintu kigira iherezo. Nyamara umubwiriza yaranditse aravuga ngo buri kintu kigira iherezo, buri kintu muri iyi si kigira iherezo, nta kitazarangira, buri kintu cyose kizarangira, buri kintu cyose kizarangira. Kandi nikirangira uzabaho ingaruka z'uko wabaye mu byo wabayemo. Naho ngaho dukwiriye kwitonda cyane, kuko ubuzima turiho ubu ngubu, uko tubaho none, kumpera turangiza dusoza, uko ibintu bizarangira, uko bizagaragara, uko bizasa, uko bizamera, n'ingaruka zabyo zizaturuka mu ko twabayeho, mu mibereho yacu uko twabayeho. Uyu mugabo witwa Barizirayi, nubwo yari umutunzi, nubwo yari umuntu uzwi, nubwo yari umuntu bigaragara yuko yari afite imbaraga, yari afite power, areba Dawidi wari uhunze umuhungu we yamwirukanye. Yego Dawidi yari umwami, ariko yari yahunze, ubwami bwari bwasimbuwe n'ubuhunzi. Areba Dawidi, aramwitegereza, aravuga ngo, cyangwa se aribwira ati, uyu muntu nkwiriye kumukorera ibyo mugomba. Nk'umuntu amukorera ibyo amugomba, atitaye ko Dawidi yatsindwa bikazamugiraho ingaruka. Dawidi yashoboraga gutsindwa, Barizirayi na Dawidi bose bakicirwa rimwe ku kugomera umwami mushya. Ntiyabyitaho, atanga ibyo atunze, agaburira Dawidi n'abo bari kumwe,
nabo bahunganye n'ingabo ze arabagaburira arabatunga. Arangije Dawidi amubwiye ngo bambukane bajyane i Yerusalemu, nawe ajye kumugororera amubwira ngo ndakwambutsa Yorodani gusa kuko iby'i Yerusalemu ntacyo bikimariye aho ngeze aha ngaha. Ni abantu bake cyane bagira amahirwe yo kumenya aho arangiriza, aho ibintu birangiriza, aho indunduro y'ibintu igera, aho indunduro y'ibintu igera. Imana imbabarire kuko nabitekerejeho cyane ibyo bintu, ndavuga ngo ariko iyo yaba agiyewe icyo gihe mvugana n'umwami nari kumubwira ngo iki. Nawe ndagusaba kuko nawe ufite umwami ndetse ukomeye uruta Dawidi, ufite umwami witwa Yesu, ufite umwami w'abami, ukwiriye kumenya ibyo ukwiriye kumukorera naho usozereza, kugira ngo usoze umuhesha ishema aho gusoza umutukisha. Dore inyigisho enye eshanu nakuye mu buzima bw'Abarisirayi. Icya mbere, yarazi neza uwakorera, yaramuzi. Ibyo bintu bituma afata risk, bituma avuga ati ikibi icyo ari cyo cyose kibe ndabikora. Afata risk. Iyo uzi uwukorera ufata risk. Iyo uzi uwukorera uritanga, witanga mu byo ukora kuko uzi uwukorera, uzi ibyo akenera uko biba biteye, ubuzi uko bimeze, ubuzi standards cyangwa se urugero uwo muntu ashaka. Niko witwara rero, ukitwara utyo, ugakora utyo, ukagenda utyo, ukamera utyo, ukaba uwo. Amen. Icya kabiri, ubumuntu witanga ntabwo ushobora gukora sacrifice, ntabwo ushobora gukora mu bintu bimeze bityo, mu bihe bimeze bityo. Ntushobora guca mu bintu bikomeye n'ibihe bikomeye mu murimo, mu byo ducamo buri gihe utari umuntu witanga. Uritanga, ukirekura, ukibuka yuko kwikorera no kwikorera, ariko gukorera abandi ni wo murimo. Niko gukorera abandi ni nabyo uzarangizamo abagucira urubanza bakazareba bakavuga ngo uriya muntu yakoze neza. Ntibazakubeshye. Iyo wikorera nta uvuga ngo wakoze neza kuko uba wikoreye ibyinshi uba warakoze ndetse ntibaba baranabibonye. Ariko iyo witanga kubw'abandi, usoza neza. Ntabwo nshidikanya yuko Pastor Jean Paul yitanze kubw'abandi. Nibwira yuko hari ibintu byinshi ariko ba yarakoze bitari vuga butumwa, kuko nibwira ko ntabwo rihemba cyane kuba umupastori, ntabwo bigira ibihembo byinshi. Ariko nyamara nari mbeshye, bigira ibihembo byinshi nuko bitagaragarira amaso yacu. Bigira ibihembo byinshi twebwe tutabona, isi tabona, isi yitukundi. Ariko wumvise umuhungu we avuga muri iki gitondo, nibwo umenya yuko Imana ihemba ikubera aho wowe utaba. Haleluya. Icya gatatu, ukwiriye kuba mu byo ukora, kubibamo, kubyirunduriramo, kubikora ubirimo, ubyiyumvamo. Wabihaye ubwenge, wabihaye umutima, wabihaye n'ubugingo bwawe. Niyo mpamvu kenshi abantu barangiza nabi. Umuntu ajya kurangiza, yabona agiye kugera ku iherezo, agatangira kubunza imitima. Umutima ugakora aho aho ngaha, akabura nuko azagenda, ntanibuke nuko akwiriye kugenda. Kubera iki? Kuko atateganije, kuko atabaye mu byo yakoraga, ntabwo yashoboraga guteganya igihe azarangiriza. Ushobora kumenya aho wahereye, ariko kumenya iherezo bitewe n'imikorere yawe.
bitewe n'ukuba mu byo ukora, bitewe n'umutima wawe. Ikindi, kwizera Imana rwose. Reka mbabwire abantu b'Imana, ibintu byinshi bitubuza gukora, binatubuza no gukorera abandi, ni imibare. Turicara tukabara, ujya kugira icyo ukora ukicara ukabanza ukabara, ukabara nibi, noneho ugatangira ukiha ibyawe, ibyo uri bushyire ku ruhande n'ibyo uri buha abandi ku rundi ruhande. Noneho ukajya muri iyo mibare ugacanga amakarita, yamara kunanirana uwo wagakoreye akaba ari ushyira ku ruhande, ukavuga ngo reka ndamutekerezaho nzamukorera ubundi. Ntabwo Imana izi ibitekerezo byawe, izi n'umutima wawe, nawe urebamo. Icyo yagusabye ni ugukorera ababikeneye, Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo izaha umugisha imirimo y'ibitekerezo byawe. Yaravuze ngo izaha umugisha imirimo y'amaboko. Amen. Ibintu iteka iyo tugiye gukorera abandi, iyo dutekereje ku byo dukora n'ibyo dukoresha, dusubira inyuma tugatekereza inyungu zacu. Twamara gutekereza inyungu zacu, noneho tugafunga feri, ibintu bikaba bikeya, tugatangira tukabibara ntibihaze. Nyamara ntiwibuke yuko n'ibyo ufite wabihawe n'Imana, kandi Imana yabiguhereye kugira ngo ukorere abandi, ubikoreshe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tanga nawe uzahabwa. Urugero rutsindagiye rusesekaye. Nyamara ayo magambo tuyumva buri gihe, aba muri Bibiliya, keretse niba tudasoma Bibiliya, ariko niba dusoma Bibiliya turayazi. Ariko ayo ni amagambo amwe mu yo twirengagiza conveniently, ayo ngayo turayirengagiza. Ahubwo iteka duhora dutekereza ay'ibyo twakira. Uzarebe mu itorero iyo bavuze ngo akira imigisha, buri muntu agira atya, kandi sindabona n'umuntu uvuga ngo tanga imigisha. Oya, niyo bayitanze umuntu arahindukira akakureba cyangwa akagupepera buhoro gutya, niba batinya yuko ari buwutange wose simbizi. Cya gatanu, tegura iherezo ryawe, ry'ibyo ukora. Iherezo ryawe, iherezo ry'ibyawe, iherezo ry'ibyo ukora. Kuko ibyo byose nta na kimwe kizagumaho, byose bizashira. Uri umuntu uzapfa, ukwiriye gutegura iherezo ryawe. Utunze ibintu, uko byaje niko bishobora kugenda, ibuka yuko byagenda. Ikindi cya gatatu ukwiriye kwitegura, ibyo ukora, ibyo ubamo byose bizagira iherezo. Mbe bizarangira bite? Bizashira bite? Bizagera ku iherezo bite? Bantu b'Imana, niba hari ahantu tudatinda, niba hari ahantu tudata umwanya, ni ku iherezo. Kandi nyamara niho hakomeye cyane. Uzarangiza ute? Ese uzarangiza baguterura barwana nawe, bagukura mu byo wakoraga bagushyira hanze? Ese uzarangiza nuhindukira usange ntacyo wakuye mu byo wakoze? Ese uzarangiza, uzasoza ibyo wakoraga, abantu bahindukire bashakishe icyo wasize, basange ntacyo usize? Bantu b'Imana, twese tuba muri ubu buzima, twese turasenga, twese tuzana, hanyuma ugasanga nta legacy, nta kintu twasize. Mu bana ntacyo, mu mirimo ntacyo, mu itorero ntacyo, mu rugo ntacyo, nta n'ikintu na kimwe. Kandi utunze Bibiliya zingana n'izanjye mu rugo. Dukwiriye bantu b'Imana gutekereza umusozo w'ibintu, iherezo ryabyo. Bizarangira bite? Tuzasoza dute? Icyo kivi ucyusute.
icyo kivi ucyusute cyangwa umurimo wakoze urangiza ute? Iyo bugorobye urangiza ute? Birangira bite? Reka nsoza ndagira ngo umuntu w'Imana uraha wite kwitanga kubw'abandi, witange kubw'abandi, ubyiteho cyane, ukora ibyo ushoboye byose kugira ngo ube umumaro mu bugingo bw'abandi, ucira abandi bugufi, ndetse ujye wibuka iteka kugira neza. Nibyo bitanga iherezo ryiza. Ushyira imbaraga n'ubwenge bwawe n'ubugingo bwawe n'umutima wawe mu by'umumaro. Ibi bintu nabyigishijeho mu gitondo, ariko ndagira ngo namwe mbabwire ngo ni ibiki by'umumaro mu buzima bwanyu. Imana ifite uwuhe mwanya mu buzima bwawe? Iyo ubyutse mu gitondo ugatondekanya ibintu uri bukoreye, Imana ijya hehe? Ibona umwanya ungana ute? Ibona umwanya ungana ute? Ngiye kubabwira ngo senga ubaze Imana inzira. Ariko twayisenga dute? Tuyibaza inzira, tuyicaho iteka, tuyicaho buri gihe, igagushima mu byo ufite, ibyo Imana yaguhaye, unyurwe. Kandi uharanire gusiga umurage mwiza, uharanire gusiga umurage mwiza iwawe, uharanire gusiga umurage mwiza mu bawe, uharanire gusiga umurage mwiza mu murimo ukora, uraharanire gusiga umurage, usige umurage mwiza. Ngiye kuvuga ngo usige izina byavuga ibindi, ariko usige umurage mwiza aho wari uri. Ndashima Imana ko nabaye mu materaniro ya mu gitondo, havuzwemo byinshi kuri Reverend Jean Paul ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, nubwo mbona ari umusore kundusha. Havuzwemo byinshi, kandi iteka tuvuga byiza, nta bibi muziho, nta nubwo tunaziranye na cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyo wakoze neza, ibyiza biganza ibibi. Haleluya! Iyo wakoze neza, iyo witwaye neza, ibyiza biganza ibibi. Nimukore neza, nimwitware neza, ibyiza biganza ibibi. Ibibi ntibizabura, turi abantu duhura nabyo kenshi, tukaganzwa nabyo rimwe na rimwe, ariko kora ibyiza byinshi bishoboka biganza ibibi ku iherezo y'ibyo ukora. Reka dusoze dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi. Komisiyo yo gusezerera abapastori, komisiyo yo gutaha urusengero, murakoze cyane, murababona, mubamera amashyi. Kuba bishopu, aba ni abakristo bitanga amanywa n'ijoro kugira ngo Remera ikomeze kuba aho iri uyu munsi, ifatanyije n'ubuyobozi kano nayoboye. Umwanya tugiyemo rero nuwo kusezera Jean Paul. Banoranyije kuba chairman w'iyi commission. Jean Paul ze kuba Kristo bari hano, abana ba Jean Paul tubabona mu murimo w'Imana, muri korali, muri gitari, ndetse ni byinshi. Turabahamya wo kubihamya ko wakomeje kugendera mu ihame Imana yaguhaye ryo gutoza abana bawe kubaha Imana no kugendera amategeko yayo. Ihame rya kabiri, turagushimira ko uri umugabo wafashe iya mbere ukabera urumuri, ukazana Fathers Union muri paruwasi ya Remera, ubikaba imaze kugaba amashami mu gihugu cyose, mu madayosezi yose. Fathers Union, Jean Paul niwe wafashe iya mbere ajya All Saints na Kasero muri Uganda, afata inyigisho
arazizana nabo bari kumwe uyu munsi ngira ngo harimo Edouard harimo Kanona Sembwa harimo Alex Ruserubuga uyu munsi nyakwa bishop iyi fazazi duvuga kandi maze kugaba amashami hose mu gihugu inateganya mu kwezi kwa 9 kuyijyana i Burundi kuko umwe muri bagenzi bacu wabaga hangaha yaragiye kandi yamaze kudutegurira ko tuzajya kuyivuga ni Jean Paul wayigize mu ruhare icyo nicyo gushimirwa icya gatatu aricyo nsorezaho wakoreye Imana usoje kuri twebwe nk'abakristu nawe wambuye ndabivuga mamye kuko urabizi Reverend Jean Paul mfitiye umwenda nakwishyuza ushoje nta mukristu wariganyije ngo wamugurije amafaranga ni wayamusubiza ushoje nta mukristu nta muntu wakorakoye turabahamye bo kuyihamya nk'abantu babanye nawe nta kibi twagushinja wakoreye Imana ibikorwa byawe birivugira kubera izo mpamvu mu mushimire uyu muhango rero nyoboye iyo yari incamake kuri Jean Paul ku ngingo nyinshi twagiye tuganiraho izo cyo twamuvugaho dufata kuri izo ngingo uko ari 3 Jean Paul mwabibonye amaze imyaka 17 hano ariko kubari mu cyongereza mwabyumvise amaze imyaka 26 muri diocese ya Kigali ari umupastor Etienne Cathedral ndi chairman ushinzwe iby'iterambere n'imari n'igenamigambi kaza ubwengero turaziranye kandi azi neza ko iminota 3 ntayirenza nyakubahwa bishop wacu banyakubahwa pastor mwese abenshi ndabona tuziranye muri inshuti zanjye nyakubahwa bishop retired nyakubahwa bishop wadusuye bavuze ko ari bishop wa Bunya ariko numvise afite izina risa n'ahantu nigeze kuba kera na nyakubahwa bishop retired twishimiye kukwakira nzi ko ikinyarwanda ukizi let me hope you are getting what I'm saying murakoze rero kandi nshimire Pastor Jean Paul kuba ari ngewe yatoranije kuvuga mu bantu navuga ko ari imfuraze ari uburiza bwe abantu yareze mu by'ukuri kuva aho aboneye ubupasiteri Pastor Jean Paul twamenyanye muri 1997 akiva i Bugande ho yarari ndi mu bantu ba mbere ngiye na madamu wanjye utari hano kubera ko atari inaha ntabwo ari naha mu Rwanda kubera impamvu zatumye atari inaha ni twebwe ba mbere ngira ngo yasezeranije sinzi niba hari abandi ariko nzi ko ari twebwe ba mbere yasezeranije itariki 20 z'ukwezi kwa 12 muri 1997 ndabyibuka atwigisha ibyo nyakubahwa Archbishop yarimo abwira abantu bagiye gusezerana ibintu byinshi yatwigishaga amagambo ye twafashe serious ngewe nari nkiri na muto y'icyo gihe ariko bumaze imyaka murabyumva irenga 20 n'ingahe ubwo imyaka 20 n'ingahe ni myinshi ariko n'ubu ngiye na madamu wanjye turacyagendera ku magambo yatwigishije kandi tubanye neza nk'uko yatwigishije n'abandi bagenzi banjye mvuga mu izina ryabo Bishop rero banyakwa pastor muri hano turiya ngo dushimire Pastor Jean Paul yaratwigishije yaradusuye n'ubu twari tukivugana nubwo yarari hano twebwe tusengera muri Saint Etienne warakoze rero Pastor ntabwo urita yarinze ndabizi uracyafite imbaraga koze James yasashimwe ndabashuje mwese mu izina rya Yesu
Amazina yanjye nitwa Sam Nkurunziza. Nkuko James Kazubwenge yarabivuze, ndi umuyobozi w'inama ya Paruwase. Nyakubahwa Bishop, Nyakubahwa retired Archbishop Emmanuel Corinne, Bishop Bahemuka, umushyitsi wacu uyu munsi, Reverend Jean Paul na madamu bapastoro bacu ba Paruwasi ya Remera ndetse n'abashyitsi turi hamwe uyu munsi, bashyitsi mwese mwaje kwifatanya na Reverend Jean Paul uyu munsi, bakirisitu ba Paruwasi ya Remera, nagira ngo rwose mbashimire cyane ko mwaje kwifatanya natwe uyu munsi na Paruwasi ya Remera, mukaba mwahesheje uyu munsi icyubahiro ukwiye, icyubahiro koko nkuko babivuze. Reverend Jean Paul tumaranye nawe igihe hano kitari gitoya, imyaka 17 kuva mu 2006. Turanezerewe kandi turashima Imana uko mu by'ukuri batubereye umushumba mwiza kandi ukatubera n'urugero rwiza. Munyemerere Nyakubahwa Bishop mbashimire cyane mu izina ry'abakirisitu ba Remera. Jean Paul yagombaga kuba yaragiye muri retirement itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri, kuko itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri twaraha n'ubundi adusezera. Ariko Nyakubahwa Bishop ndabashimira ko twabegereye tukabasaba ko mutwemerera Jean Paul tukaba tukiri hamwe nawe uyu munsi, kugeza uyu munsi aho tumusezera mu buryo bukwiye, mu buryo buhesha Imana icyubahiro, mu buryo butunezeza nk'abakirisitu biremera. Ku wa gatanu umusibe ejo twagize igitaramo cyiza hano, igitaramo twishimiraga dushima Imana kubw'umurimo yakoresheje Jean Paul hano muri Remera. Abakirisitu, inshuti, abavandimwe, twagize umwanya usesuye wo kuvuga ku ibigwi bya Jean Paul. Jean Paul, ntekereza ko uyu munsi unezerewe mu mutima wawe. Twaricaranye, twaraganiriye. Umwigisha w'uyu munsi Reverend Murangira yavuze ko hari abasoza bagasoza bibagoye, rimwe na rimwe babasohora n'imbaraga nta bushake burimo. Ndibuka Reverend Jean Paul yambwiye ati tuganira uwo munsi, yarambwiye ati nshobora kuba ndi mu bapasitoro bakeya cyangwa se benshi ntazi, ariko ushoje umurimo we anezerewe. Jean Paul turagushimira kuko imirimo wakoze ahangaha ntago mu by'ukuri twari kugusezera mu buryo bufefetse. Twagize umwanya wo kubitegura dufashijwemo n'ubuyobozi bw'itorero. Nagira ngo nshimire Kanoni senior pastor wacu ko watwemereye kandi ukadushyigikira muri iki gikorwa cyo gusezera umushumba wacu. Babivuze ni byinshi, ntabwo nshaka kuza kubisubiramo cyane, ariko nagira ngo nshimire
Jean Paul mu buryo budasanzwe yitanga, abakecuru n'abasaza bo muri iyi paruwasi yacu ngira ngo murabizi, Kariziya nguri arimo rwose arapepera. Nge ntago nari nzi kwa Kariziya, ariko Jean Paul niwe wangejejeyo. Turagushimira cyane ko ababyeyi bacu hano mu itorero wabitagaho umunsi ku wundi, ukabasura, ukabasengera, ukabashyira igaburo ryera, ukabatabariza bagize ibibazo. Reverend nkubitongera ngo ufite assignment ikomeye. Izo gifts uhawe na Mazazi Union, uhawe na Fathers Union, ngira ngo ntekereza ko ari message ikomeye zirimo kuguha. Nagira ngo nshimire nanone abakristo ba Remera, banyakwa abakristo, ndabashimira cyane. Ntago byari gukunda, ntago twari kubishobora nka parish council ndetse ni timu ntoya mwabonye gutegura ibi birori byo gusezera ku mushumba wacu. Igitaramo cyabaye kwa gatanu, mwarakibonye ukuntu cyabaye cyiza. Uyu munsi murabona ukuntu ari umunsi usa neza. Nukuri ndabashimira kubw'ubwitange bwanyu mu mirimo, mu bushobozi bw'amafaranga, mu bitekerezo mutanga mu buryo butandukanye kugira ngo uyu munsi ugende neza. Imana ibahe umugisha. Ntago rero ndi butinde cyane rwose, ibyinshi babivuze. Jean Paul turagukunda, uracyari hamwe natwe nubwo ugiye muri retirement. Ubu nibwo tugiye kukubona neza. Ejo bundi mu minsi mike ishize hari korali yari iri hariya urimo kuyifasha. N'ejo bundi kwa gatanu amakorali barimo kugushimira uburyo ubafasha. Ntekereza ko aribwo ugiye kubona umwanya uhagije aho bwo gukora umurimo utavunanye, aribonye ko bikwiye kugira ngo muduhe undi mupasiteri usimbura Jean Paul mu mirimo myiza yakoraga, mu buryo bwo kumwishimira n'umuryango we ko tubakiriye muri paruwasi ya Remera. Nyakubahwa Reverend Nkubito na Madame, turanezerewe kandi mu izina ry'abakristo turabizeza ko tuzababa hafi, tuzafatanya namwe kugira ngo mu by'ukuri umurimo mwatumwe hano Remera uzagende neza. Muri ubwo buryo rero nagira ngo nsabe Madame Rose na Treasurer wa Parish Council babashyikirize impano paruwasi yabageneye. Iyi nayo nkuko twabigenje ku ya Fathers Union, n'iyi mpano nayo twifuza ko ifungurirwa hano tukayigaragariza abakristo ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'itorero. Mu by'ukuri uhamagariwe umurimo kandi twifuza ko gushyigikiramo. Nyakubahwa Bishop Bahemuka, banyakubahwa mwese muri hano, ngiye gukora nk'uko babigenza natinda kandi bampaye igihe gitoya. Ndabanza gushimira cyane abantu mwese, abakristo b'Iremera, abashyitsi badusuye, by'umwihariko abo natumiye. Ndashaka kubasaba mu mpera amashyi
menshi cyane abantu mwese bari hano by'umwihariko atumiye abashyitsi benshi ariko by'umwihariko ndashimira Dr. Murangira wamvugiye ijambo ryari ku mutima wanjye. Iriya nkuru y'uriya musaza ndayikunda cyane kuko yari umuntu unyurwa kandi nyikundira ko yavuze ati niba wari ugikeneye ko nagira icyo nkumarira reka nguhe umusimbura, ngo afata umuhungu we aramumuha ati jyewe mbaye nikebanuye. Iyo nkuru ndayikunda cyane. Pastor Murangira wakoze cyane kandi ndashaka gusaba no kuyikundisha abandi cyane. Ndashaka gushimira Charles n'umuryango. Madamu yanyohereje ubutumwa, namusabye kugira ngo azabe hano ahagarariye abantu benshi nasezeranyije muri iyi myaka tumaze muri uyu murimo. Ndashaka gushimira uyu munsi ibintu mudukoreye. Mothers Union kutwambarira mutyo kandi umwambaro wanyu uhenze, iki cyubahiro muduhaye ntabwo gisanzwe. Abaririmbyi narebye korali twinjira nsanga ntabwo mbazi kandi ntaratumiye korali, ariko byantangaje kubona ari babandi dusanganywe baduhimbira indirimbo nziza cyane. Imana ibaha umugisha. N'abandi mwese mwadukoreye ibikomeye, ntekereza ko ari ndi mu bantu bakeya babibonye babikorewe. Jye n'umuryango wanjye navuga ko uyu munsi turimo kwizihiza imyaka 17 muri paruwasi, tumaze muri paruwasi ya Remera. Turizihiza imyaka hafi 26 tumaze muri diocese ya Kigali. Turizihiza nanone imyaka 39 nk'umuryango. Nge na madamu twatangiye, hanyuma tukaza kubona abandi badusanga nk'uko mubabona, ariko si bose, hari n'abandi badahari, ariko turabashimira cyane yuko mwatubaye hafi. Itorero ryampaye byinshi nariboneyemo umugisha, kandi mu by'ukuri nk'uko umwigisha wacu yabivugaga, nashoboraga nanjye kujya gushugurika nk'abandi bose, ariko jyewe nashoye mu itorero, nta handi nashoye, ariko narasaruye. Muyimpere icyubahiro. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 natumwe hepfo hano mu ishuri rya Matazi kwigisha, ariko hano mu tuntu tuduka n'utundi tuntu habagaho bagurisha amata, handitseho ngo Remera zirakamwa. Ndashaka kubabwira yuko ariko nabisanze niko byari biri, n'uyu munsi niko biri. Remera mwarankamiye, Imana ibaha umugisha. Ndashaka kugira ngo nshimire by'umwihariko diocese ya Kigali. Diocese ya Kigali
iyo isezera abakozi bayo ibaha amabati ikabaha n'igare. Ibyo bintu nyakubahwa narabyakiriye, uretse ko igari nararigurishije kugira ngo mbone imisumari. Ahangaha ngiye kuvuga ukuri kwambaye ubusa. Mu bintu byose nakoze birebana n'umuryango wanjye, hari hasigaye kubaka inzu y'amasaziro. Umushinga nawe utangiye mu mwaka wa 2018, ariko kubona icyangombwa cyo kinyemera kubaka kiratinda, haziramo na covid, bituma ejo bundi ahangaha ntangira gukora nihuta cyane. Hagati aho ngaho paruwasi yarantwerereye, n'abakristo nishyikiraho n'abakuyemo amafaranga menshi. Hano harimo abantu bakuru natumiye, nuko iyo turi hano ntabwo dushobora kumenya abantu bakuru, ariko ntabwo ushobora kureba cyane abantu babicayemo hariya, ariko harimo ba doctors, harimo ba engineers, harimo ba fande, hari abantu b'inzego nyinshi nitwerereje, kandi umushinga wanjye uhagaze neza. Nyakubahwa, hari igihuha cyaje kingwa mu matwi, barambwira ngo uretse no kuguha amafaranga yo kubaka, bazaguha n'akamodoka ka RAV4. Kandi baguhe n'andi mafaranga atari make uzajyana. Ariko nyuma naje gusanga paruwasi ntabwo itanga imodoka, nta nubwo yubakira umupasitori, ahubwo imuha ishimwe. Bampaye inka, ntabwo banyubakiye inzu nayubakiwe n'abana banjye n'inshuti zanjye, ntabwo ariko bifitanye isano. Nashakaga kugira ngo abapasitori bari hano mu yandi maparuwasi batagenda bavuga bataha natwe bazaduha imodoka batwubakire n'inzu. No, ntabwo ariko biri, ariko bishobora kuzaza mu gihe kizaza. Nashimira Bishop Colin, uretse kuba yaranyoboye twarakoranye igihe kinini, ariko yabaye inshuti magara. Ubu ngubu nsa nkaho ndi murumuna we. Yaduhaye inka, iyo nka tuyita inka ya Colin. I Remera rero twahakuye ubutunzi, tuhakura inshuti, tuhakura abavandimwe, dutashye nta kintu kiri ku mutima, turishimye. Mfite umushuti wanjye nawe nari natumiye, ariko imirimo yamutunguye iramutwara. Ino pastori wo muri diocese ya Kibungo, Pastori Kaboyi David, yarambwiye ngo yahinduye umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo ndashaka kuwucurika no kuwucurukura, ngo we azavamo abyina. Ntabwo ntabwo we ntabwo abyina avamo, ntabwo azagenda, ntabwo azava. Nanjye rero ubu nge na Kaboyi turavamo tubyina. Amen. Mfite hano undi mushyitsi w'Imena, Reverend Claude, wahaguruka.
Reverend Claude niwe pastori wanjye wa Ntunga, niwe ngiye gufatanya nawe, aho azantuma hose nzajyayo. Ariko kandi Bibiliya yavuze ngo ntuzamvunishe. Ntabwo twari twagira umunsi wo kwimuka, ndetse turacyari mu gikari cyanyu hano, ntimutwinube. Tuzagenda kandi umunsi wo kugenda tuzabibamenyesha, muzaduherekeze mufite n'inkoni zo kwirukana imbeba. Paulo yaranditse mu rwandiko rwa kabiri igice cya 10 ngira ngo na kabiri murongo wa 11 ngo ibisigaye bene data murabeho. Kuyavuga siko kuyamara, ariko mwumve ko tubashimiye tubikuye ku mutima. Nari nibagiwe akantu gato, James, nyemerera gatoya. Aba bantu ubona hano bafite igikapu kirimo urwibutso dushaka kubasigira. Banza ukuremo kano ukampe, hanyuma mukuremo ibyo bintu. Eka nsabe Kanoni na Bishop batwakirire iyi mpano. Iki ni igitambaro cyo ku meza yera. Nyakubahwa, ni ikimenyetso kigaragaza ko twashimye kandi ko tugishima. Hanyuma abandi ba pastori dukorana, mwe ntabwo nabageneye impano, ariko kureba ku mpano nageneye Kanoni birahagije. Thank you. Murakoze nyakubahwa Kanoni, mumbabariye. Nasaba umukuru w'abakristo agasubira hano akagira icyo avuga, kuko hari abakristo basabye. Nyakubahwa Bishop, hano ni ibintu bikomeye, Remera ikenera accountability and transparency performance. Abakristo basabye ko umukuru w'abakristo agira icyo ababwira. Murakoze. Rwose nagira ngo nshimire abakristo bagize iyo concern kugira ngo bamenye ingano cyangwa se ikigero cy'inka duhaye umushumba wacu nk'impano ye ajya muri retirement, kandi nibyo koko birakwiye kuko ubushobozi bwinshi bwaturutse muri mwebwe. Reverend Jean Paul ngira ngo hari ibyo yaravuzeho, uburyo paruwasi yamushyigikiye mu mushinga yari afite wo kubaka. Mu gihe twateganyaga ibi bikorwa nyine mwumvaga ko
yarakiri muri uwo mushinga mu bushobozi rero bwavuye muri twebwe nk'abakristo hari ubwo twatanze mbere kugira ngo yitegure kandi azajye muri retirement ajya ahantu heza. Byose muri rusange navuga ko ari iyo tumushyikirije none ahangaha ndetse niyo yahawe mbere. Inka navugaga uko ingana ni inka ya miliyoni 10. Murakoze cyane. Amen. Yarakoze cyane chairman. Nyakubahwa Bishop, banyakubahwa Bishop na Bishop bahemuka n'abandi bashyitsi mwese n'abagenzi banjye b'abapastori, nagira ngo wenda nkore rectification gatoya kuri kibavuze kugira ngo Jean Paul ataza kugira ngo inka ye bayiririye mu nzira. Iriya nka nizayo zagiye zigenda, zimwe zagiye mbere nkuko tujya tubigenza. Hari inka yifata rembo yagiye mbere, hanyuma hari n'inkwano zagiye zikurikiye, hari n'inyana zigiye ubu ngubu, kandi hari n'indi buriya ashatse yabibara ko twakoze inama hamwe wenda tubibabwire kuko iyo abantu basabye accountability turayibaha. Kiriya ni igikorwa twakoze kugira ngo tumufashe kugira ahantu haba, ariko reka mbihereho nyakubahwa Bishop. Iyi geste Remera yakoze nkuko Jean Paul yavuga ati ntibazavuge ko diocese yubakira abapastori cyangwa ibaha imodoka, ariko nibwira ko hari ikintu dukwiye gutekerezaho. Buriya ni challenge Remera ihaye andi maparuwase, hazagira umupastori wacu wongera kuva mu nzu ya paruwase acidikona ataza aho mujyana. Iki rwose dukwiye gushyiraho systems kandi bigategurwa kare, ntibize bitunguranye ku munota wa nyuma. Ndagira ngo mperaho ngaho nshimira abakristo biremera, mwabaye intwari, mwakoze neza pe, kuko yewe nk'umupastori kimwe mu bintu numvaga bizamvuna nka senior pastor bikanamvuna nka cidikoni w'ubucidikoni no kwimura Jean Paul ntazaho mujyana, ariko ubu ngubu niyo yaba ategereje tuza aho azajya. Icyo rero ni igikorwa mwagizemo uruhare, bamwe mwaritanze nkuko yabashimiye, kandi nongere mbashimire kuko twabitanzeho urusa turavuga ati fundraising uko ushaka ntabwo nzakubangamira. Number 2, bamaze kumusupportinga na paruwasi yongeyemo inkunga, atari ngombwa ko njya kubaha detail yuko yanganaga, ariko byavuye muri budget yanyu, kandi icyo kintu ndagira ngo nkibashimire. Shimire na leadership ya church, na nabashimire na nyuma ejo bundi nshimire kaza ubwenge na komite bafatanije inkunga bongeyemo bamaze gukora fundraising nanone yatanzwe namwe, kandi na nabashimire ko nabyo twamaze kubivuga na pastor na chairman na treasurer yuko hari n'indi nkunga. Buriya Jean Paul ngira ngo avare twari twaragusinyiye hahandi ugura hazi nayo yibare nkawe itakiriho, so wigendere nta mwenda ujyanye, nta rubanza, so ugende neza. Ibyo rero ayo mashimwe yose, hari igihe burya abayobozi twe dutwara amashimwe yabo tuyobora, ayo mashimwe yose ni ayanyu. Gusa ndebwira ko mushobora kuba mwigoye kuko urukiramende murushyize hejuru, kandi nanjye ejo bundi muzansimbukana nzaba ndeba, ariko muhumure mu bantu batagira ishyari babaho ku isi mbamo. Iyo umuntu abonye umugisha sinjya mvuga ngo kuki giye batampaye umugisha, kuko buriya Jean Paul watwaye nuwe wanjye uzaza hanyuma, waza ari munini waza ari mutoya nta shyari. Amen. Hanyuma ndangiza, nyuma yo gushimira iri torero, ndenda kubabwira nyakubahwa Bishop, jewe rwose njya mbibwira n'abandi ba pastor, umuntu utazayobora paruwase ya Remera
ntabwo azamenya aho paruwase nziza iyi paruwase murebe oya ubihakana azaze tujye muri systemu zose azasanga i Remera haba paruwase y'icyitegererezo haba abakristo b'indashyikirwa kandi nishimira yuko maze imyaka 12 mbayobora ubwo umunsi nzabasezeraho nzabavuga neza nta nicyo nzavuga kindi nzavuga uburyo muri bitangaza reka mvuge Jean Paul mu magambo abiri hanyuma bishop uze udusabira umugisha buriya Jean Paul namusanze hano ngira ngo nta muntu wigeze avuga nabi Jean Paul ariko reka jewe nivuge nabi kuko nyiza hano Jean Paul twigeze kujya tugongana nkamugonga nta muntu ntagonze hano niyo mpamvu nasabye ko nabayoboye inama ya paruwase kuko abantu bose nyiza hano naje mfite mburudozinga nasunitse abantu benshi ariko burya kugira ngo ibintu bitungane hari ibyo ugomba gusunika Jean Paul rero nawe nigeze kumusunika ubwo nubwo niba waranabyibagiwe ubimbabarire kurabizi neza yuko naragusunitse pe ariko niba warabigumanye nk'inzika ubwo warihemukiye ko nta rwango rwarimo kandi ngira ngo nyuma Jean Paul afite impano jewe narazibonaga sinazo twagonganira bwamo Jean Paul afite impano ntagira kuko imirimo Jean Paul yavugaga abo twabanye kuwa gatanu ndabivuga imbere y'abakristo kuko benshi ntimwari muhari abo twabanye kuwa gatanu nabivuga Jean Paul buriya agira impano yo kwihanganira abantu jewe ntajya nihanganira hari ubwoko bw'abantu ntajya nihanganira Jean Paul acumbikira abantu abashobotse n'abadashobotse rwose mu mpera amashyi Jean Paul na Robin cyane cyane Robin Jean Paul yacumbikiye abasazi Jean Paul yacumbikiye hari n'umupolisi ntabwo yarazi ko ari gesini ya pastor hano umuntu yaraje ahagarara hariya hanyuma aravuga ngo yabuze aho arara ndamureba hanyuma namubwira ngo ariko ngo hari umupastori ngo ucumbikira abantu arakabona umugisha Jean Paul ngo hariho abacumbikiye bene abo ngabo bacumbikira n'abamarayika Imana izaguha umugisha guherekeza buri impano Jean Paul afite yo gusura abakecuru n'abarwayi n'abandi bageze aho batakivuga ngo abantu bumve nigiye ubibibwiriye nta urimo kunsebya nta urimo kunkritika iyo ntayo ngira jewe rwose ntuzambwire ngo ujye gusura abarwayi that's not my gift nshobora kujyayo nkabasengera kuko umuntu asabye ngo njyeyo ariko bya bindi byo kumenya ngo ninde warwaye ninde washaje ninde wagiye hehe iyo mpano Jean Paul yarayifite kandi yibwirije ntabwo bamusunikaga jewe bisaba kunsunika we ntabwo bamusunikaga iyo rero ni impano kandi ujye wemera impano udafite ujye uyadimira mu bandi iyo Jean Paul yarayifite ni nayo mpamvu 2019 twakoze inama numva giye ndaci dikoni baravuga ati Jean Paul turamushyira muri paruwase ndareba ndabona ko Jean Paul ndamushaka bati turamushyira i Kanombe kuko Kanombe ikeneye umupastori ndabona ariko mwanyemerera tukamutiza kuko kumutiza Kanombe ubwo byabaga bimpaye uburyo bwo kuzamugarura i Remera kuko hari ikintu yankoreraga abandi batagira rwose ibyo ngibyo sigiye uzabuyobora Remera igihe nkubitazaba arimo kubikora ariko nzaba ndi umukristo hano nzareba niba bikora nka Jean Paul kandi suku gusuzugura buriya mujye mwemera impano mufite muzemera izo mudafite mwemera ko zidahari ushobora kuzabikora bagusunitse ariko niba uyifite nawe ubwo igihe bazagusezeraho nyine tuzayizamura amen Imana iho umugisha Jean Paul Imana iho umugisha umuryango we hanyuma namwe mwese ariko nongere mbisubiremo muri indashyikirwa muri bitangaza muri ibitego muri abakristo beza Imana iho umugisha reka rero nyakubahwa ni mwarakoze kunkwa
ubu ndi umugeni ya myihanganire gatoya nsabe abatumirwa banje aho bari simba ribona neza muhaguruke gatoya abona tumiye by'umwihariko kandi si umuryango wose si inshuti zose mwahaguruka abari hano aha dore ngabariya dore ngaba ayayayaya jewe rero ejo bundi byarandenze abo kanoni yavugaga bahora bagendera ku ntuza baterurira kuri stretcher ingobyi umuntu baterura imyaka 12 ariko ejo bundi baragorobereje hano bavuye hano hafi saa 6 ku bwanjye none rero muri aba ngaba mbonye hari nabandi ngira ngo bakiri mu nzira harimo umukecuru hariya umugore wa mukuru wanjye ejo bundi twari mu birori byo kumwizihiriza imyaka 90 nshara karori wahaguruka Haleluya turabishimiye cyane mwakoze no umuntu wo muri kiliziya ariko yavuze ati nibansindagize nge kureba umugabo wanjye kandi umwana wanjye kuko yarandeze Haleluya mbonye na madamu Kanyangeyo nawe ntabwo ari umuntu mutoya ariko nawe tubahaye ikaze mwakoze kuza kudusezera Imana ibaha umugisha reka ndekeraho urakoze Pastor Jean Paul hanyuma nyakubahwa Bishop nimuze mudusoreze iki gikorwa muvuge ijambo nk'umuyobozi wacu nimurangiza munadusabira umugisha kandi turangiza ndagira ngo manze nshimire mwese muri hano rwose kuko hari ikintu nabasabye kandi murimo muragikora neza ntimugasige abashyitsi mu rusengero habaye igikorwa nk'iki rwose mwabikoze uretse ko harimo abo tuba twahaye uruhusa kubera ko hari abantu bafite za shift bagiye gukora ariko bagumye hano mudafite ibindi bibafashe mwakoze Imana ibahera umugisha arakoze cyane kanoni umunsi wagiyemo amarangamutima menshi nyira ngo mwabibonyera kandi wari umunsi w'amarangamutima n'ubundi nta kundi byari kugenda ariko Bishop Bahemuka ntago abantu bazi kuri umunyarwanda w'ikongo hahandi hakurya hari ijya ora mu cyabantu mu bigambo bitaito kandi nojya kubaza mu ruhema taro kubaza urujungu tumaze kururambirwa nojya kubaza mu ruhema sibyo It's okay. Abantu mukama ni baramukia mukama asimwe muno amabaragange Bahemuka Mugenyi William omurorezi wa Mboga Diocese mu province ya Anglican Church of Congo kabandi hano ha rukuratura wa Gafcon nyagaruka Goma kujoeka Bishop wa Goma nyagaruka hano kurora abanywani bange kurora aba bishops bo n'abanyarozere munsi haro Bishop yangondeze uyandezere uyampikize na mbere ndi atali umusejja mukuru wono kuramukia kwange kwingi kuruga Kongo tubasabera nanyi mutusabere mukama bebembere nari ndimo kumubwira ngo yagenda agize icyo atavuga ngo abanyarwanda bavuga ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita igiki wakoze thank you ngenda wicarire urakoze cyane arakoze nabonye mu byumva ibyo avuze sibyo ra kuko iyo mutabyumva ntago mwari bukoma amashyi mwabyumvise rero mwakoze ariko mbishyize mu magambo magufi ni Bishop wa muri Kongo ahantu bita Boga ntago mpazi neza ariko ni hafi y'u Rwanda ibyo ari byo byose hanyuma yashimiye Bishop Corinne aravuga ngo mu bantu bamukunze
bakamurera bakamukurikirana na Bishop Corinne. Sibyo ra yamushimiye cyane rero. Reka nanjye mu magambo magufi nshimire abantu baremera cyane, mbashimire urukundo mukunda abapasitore banyu, kandi mbabwire ngo mukomereze aho ngaho. Hanyuma icyo navuga, burya mu Kinyarwanda nta nkambibaho. Hari uzi nkambira biterwa naho uyiragira nuko uyiragira. Rero Nyakubaha Antoine, nta paruwase mbi burya ibaho, ahubwo biterwa n'umushumba. Iyo uragiye nabi ukaragira ku kara, ukazisunikira mu muhanda hagati kaburimbo imodoka zikazigonga, ntuziteho, ukaziryamisha mu mase, ubwo se ku mugoroba uterura icyansi ukajya gukama. Iyo ikamye ikagutera umugeri se ishonje, ubwo hari uwayirenganyara. Reka abapasitori tujye kuragira aho turi kandi naho zirakama. Sibyo mwa bantu b'Imana mwe. Twagushimiye cyane rero Jean Paul, Imana iguha umugisha. Aho Jean Paul agiye kuritayaringira niho nkomoka, ni iwacu. None hari ibimana by'abasogokuru. Ubwo rero natangiraho ngo muhe password, yahagera igiti kikamwikubitaho, ntazandenganye. Ni hariya hakurya Munyiginya na Kimbazi, ubwo ni hafi abantu bashobora kujyayo bakagaruka isaha iyo ari yo yose. Ntago rero Jean Paul agiye kure. Ikindi kintu cya kabiri umuntu yavuga, hari ikintu turimo gukosora kubera ko ari gishya mu Rwanda, cyane cyane ni byiza in fact kwa Bishop Corinne yabyumva, kuko we yarabimisinze ntabwo yabibonye n'abandi bagiye mbere yacu. Umupastori tuva muri administration, turuhuka muri administration, ariko ntago turuhuka mu ivuga butumwa. Tuguma turi abavuga butumwa, tuguma turi abantu b'Imana, tuguma dutanga ubuhamya. Ikindi, tuva mu murimo w'umunsi ku wundi mu rusengero, umunsi ku wundi, ariko tujya hafi uburyo dufasha abapastori bato, tukabarera, tukabagira inama, tukabafasha. Ubwo rero Kimbazi ugiye kwegera Claude ari haguruka abantu bakurebe. Ntago mureba ko ari umusorera, agiye kumwegera rero amufashe ibyo adashoboye, hanyuma amugire n'inama, hanyuma imirimo y'Imana igende neza. Ntago turi abapastori kuko turi mu nshingano gusa, turi bana abapastori niyo turi mu kiruhuko cy'izabukuru. Sibyo mwa bantu b'Imana mwe. Ntago Imana yaduhamagaye ngo tuzaze dukore nitugeze imyaka 65 ngo bakubwire ngo bayi genda ntuzagaruka ahangaha. Oya, imyaka 65 yigeze mva muri administration kuyobora umunsi ku wundi, mva mu biro hakajyamo abagifite agatege, nyine namwe murabyumva, kugira ngo itorero nk'umuryango rikomeze rifite imbaraga. Ariko na hano hanze ngiye nguma mfite akamaro. Iyo bankeneye ku nama bitewe n'inararibonye mfite, za nama ndazitanga. Sibyo mwa bantu b'Imana mwe. Your grace turimo no kubishyira mu nyandiko, turimo kubishyira mu nyandiko kugira ngo bimenyekane, umuntu wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru amenye uko akorana n'ukiri active. Sibyo ra? Icyo ngicyo ni cyari kimwe cyangwa ni cya kabiri. Icya gatatu, your grace, abakristo bacu babyumve, ntago tugitanga amabati, dusigaye dutanga n'igihimba cy'inzu. Jean Paul yarakibonye kera, ahubwo sinzi. Dusigaye dutanga n'igihimba cy'inzu, kandi uko igihugu cyacu kigenda gitungana, uko amaparuwase yacu agenda atungana, ubu nkamwe Remera mumaze kuva mu nyubako, hariho rero bigiye koroha, ntago bizaba bimeze nka cya gihe mwubakaga mufite amaproject manini. Ubwo rero icyo gihe kugira ngo twite ku bakozi bacu n'abandi bantu Imana yadutumyemwo bizagenda byoroha. Burya imibereho y'itorero imera nk'uko igihugu kimeze, ngira ngo mwari mubizi, imera nk'uko igihugu cyacu kimeze. Iyo igihugu kigiye gitera imbere, itorero rigenda ritera imbere.
iyo igihugu kimeze nabi itorero rimera nabi. Iyo mu gihugu harimo covid mu itorero naho ntawuzamo. Rero abantu bazi ko abantu baza mu itorero batandukanye n'abandi basigara mu ngo. Hoya ubu ngubu abakristo muri hano umugoroba nugera muraza kuba muri abaturage bahariya kuri Kangondo, abandi muri ku giti cy'inyoni, abandi muri hehe. Rero niyo mpamvu mugomba kujya mwibuka no gusengera igihugu cyacu. Twabashimiye rero, reka twe kubatinza mu mazu umwanya mwicaye. Tuzagaruka hano itariki enye, nimuzandike. Mufite ubukaramu? Murabufite? Tuzagaruka hangaha itariki enye z'ukwezi kwa gatandatu. Tuzazanwa n'ibintu bitatu. Icya mbere tuzaza gusezera Kanona Antoine ku mugaragaro. Ejo bundi hari umuntu wambazaga atubwana bw'Iremera bwose ko bugendeye kimwe turabigenza gute? Ubu bwana bw'Iremera ntabwo bugiye kure, buraguma hafi. Kanona Antoine yababwiye ko ari umukristo ariko tuzamuvugaho uwo munsi. So uwo munsi rero tuzaza kumusezera. Ikindi cya kabiri tuzaza gutaha runo rusengero neza ku mugaragaro. Abana basige bavuga ngo bose babireba. Ku mugaragaro ni tariki zingahera z'ukwezi kwa kangahe? Kwa gatandatu. Mwazanditse? Noneho muze kubwira n'abandi. Ubwo ngira ngo uriya washyize hiriya foto ya Jean Paul azibuka niyo ngiyo nayo, niyo tariki nayo bajye bayishyiraho kugira ngo abantu bayimenye. Hanyuma icya gatatu tuzakora ni ukuza gufungura aya mazu yacu y'ubucuruzi ku mugaragaro. Kubera abantu bamwe ntago bazi ko ari ayacu. Aya mazu ni ayacu n'ayitorera Anglikani. Ubwo rero nayo tuzayafungura ku mugaragaro tuyatahe. Ubwo ibindi bizakurikiraho Kaza Ubwenge James mukuru w'abakristo bazagenda babibabwira. Ariko iyo tariki ni muyiteganye, ni muyandike mu bitabo, ni muyibwira bimuhira inshuti n'abavandimwe. Uwo munsi twese tuzahurira hangaha. Bizaba bishyushye cyane. Ntago ndi bubabwira abatumirwa bacu abaribo, ariko bizaba bimeze neza. Nimuhaguruke twakira umugisha w'Imana. Twari twibagiwe kuvuga ngo tukote tendereza Yesu solimwan gwandego Yesu omusai gunasi sizane boso Yesu. Igitenderezo cya nyuma ya saa sita ubanza kigorana. Nuryo tubivuge mu izina rya Yesu Imana yacu twumve. Haleluya. Tukote tendereza Yesu. Ngwino hari, ngwino oli mwana pepera kwepingira abantu omusa saikuna sisane basa Yesu muroko situ kote tendereza Yesu oli mwana kwandego Yesu omusai saikuna sisa nebaza Yesu murakosi. Mukomeze murambura ibiganza twakira umugisha w'Imana. Amahoro Imana itanga rutayo umuntu wese yakwibwira, akomeze kujya arinda imibiri, imitima, ubwenge n'ubugingo bwacu nabo duhagarariye. Buri munsi turushaho gukomerera mu kumenya no gukunda Imana n'umwana wayo Yesu Kristo. Kandi umugisha w'Imana data wa twese, umwana n'umwuka wera ube kuri mwe abari hano, ube ku miryango yacu, ube ku itorero ryacu, ube ku gihugu cyacu, ube ku mirimo mukora n'ibyifuzo byanyu, we kubavaho uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Amen. Sinzi niba nasaba chairman wa komisiyo kugira ngo tubwire abashyitsi bacu aho tugiye kujya.
murakoze. Abatumirwa ba Jean Paul bose uko yabatumiye ufite ikarita ya Jean Paul, inama ya paruwasi, abayobozi, abapastori ndetse na komisiyo ishinzwe gutegura ibi bintu, turahurira muri sare hariya, tugiye gusangira na Jean Paul. Irembo ryera TV, irembo ryera